icyubahiro cyanjye ongera unsubize igikundiro cyanjye mana ongera unsubize impano yanjye se biju kutakivuga gika subize se ko ahantu iri mpirinda ntago kirinka se nago ahantu harimo icyo gihe kandi hari igihe ariko nkunda ukuntu avuga nkunda ukuntu uvuga nk'ikiganiro cyawe ndicara umva yazi ko nta jambo ryancika ari kera shana narashaje nta biganiro ngikora pasi umva sinababwiye navanyeho video none abantu babaye none bigendeye rata ngaho subizaho bazi murashe nta gift ndi kubona reka nzigushyireho ariko ibaze nk'umunsi nacikwa nkaza kuri live baguhema n'igani byagenze ko akundi biju abishaka Pasi. Okay, reka tuzizeho video none. Reka tuzizeho. Singiza indabo zawe. Turi kuziguha. Indabo ze barazimuhaye. Indabo za The Ben. Umva, Bruce ndebe ari basubizaho video gute. Kangohe n'agakeke. Okay? Aha, uri kubona gift bija guhaye. Nguhaye ama gift rero aho uzajya umbona ujuza. Pasi, yaze Tony guseke. Pasi, thank you Pasi. 70 n'ubu wako mfite 70. Thank you Tony. Niba kugeze ku ijana guys. Mugeze ku 100. Umva mutapingire screen umuntu urimo uravuga njye nta wigingira njye umusatsi wanjye warameze do. This is my hair. Nezo ngiye ko njya muri piscine mwebwe muyijyamo abafite wig. Babaze. Binaga mu mazi kigahita gisigara hejuru. Segura ngo kiba gishyushye. Umva biju. Pasi 100 kumana yanjye pasi. Biju dora hano ndi nahanga ndagutegereje. Ese kudajya kukibuka. Aho ngaho ariko ni Saint Michel. Aho ngaho ni he? Ni Saint Michel cyangwa ni Saint Michel harya? Saint Famille mvuye kwa Saint Famille na Saint Famille. Mvuye kwa penetration y'ibyaha nakoreye. None se urajya ku kibuga ryaje uko nasigaye bamujyamo kubera kuntu basigaye baravuze ngo basigaye abamiki biju. Jamu abamo Umva ubishatse bajya kuryamisha abana. Hano ni kuri Saint Famille. Ni Saint Famille nayibonye. Hano niho we na Samusure muherukana. Twakundanye. Oya Samusure. Ntabwo ariho. Oya ikumana. Byabereye he? Winesha umutwe biki se biba? Ariko so wamugane. Numvaga turi kuvugana kuri call isanzwe. Ndacita ndakwambara gift zane. Pasi sweet. Ni gute nashyira nuza mu kintu mu kiboro kinini. Shita bamushyira mu kinini. Oya winkiraho ndagushyiriraho. Ndajya mu kiboro kinini ngeze kuri airport. Yewe ndi nka Biju. Umva Tony tujye gureba Samusure rata dore mwabanye neza. Samusure shami. None nabonye vlog za Samusure. Wanye ukuntu ari kuvuga muri airport. Nabonye vlog za Samusure ngungu bampaye akaji ngungu. Nabuze ati mu buzima. Nawe yatangiye kuvloginga. Arya afite channel. Vloginze ari mu ndege. Yagiye afite channel ariko. Afite channel agenda ako yabishyize kuri TikTok. Ibyo bya video by'ahantu hose yagiraga ngo ngeze Doha. Ngo bampaye akaji. Mama hani ubu ngubu nago wamfata ukaninisha muri filime. Ariko man uriyenza pe. Aha baba babyemeye abastari maye. Mama hani numva kuyenza. Mama hani ahubwo bandatanyeneye akeneye ibyamamare banza ngena na vete ariko mana ongera unsubize icyubahiro cyanjye. Ongera unsubize igikundiro cyanjye. Mana ongera unsubize impano yanjye. Abantu bose bareba bankunde. Mama hani nkasitinge. Mana ndakwiyeretse. Izabaguri guserera nawe amenya muri filime.
ukagera Mana ungire nka wundi wa kera ninjye wa mugore dahata ngarutse imbere nzanywe no kugusaba ngo wongere unyambike igikundiro abantu bandebe bankunde wongere bakwishimire. Mana nabona ukuntu nsigaye mbwira abantu ngo banyinishe bagahigima. ariko man usengana itiku noneho ntabwo Imana yakumva iryo sengesho. ntabwo iyo umuntu bakubwira ngo Imana yawe uyibwira utayijenjekera. Mana igomba kuyereka ibintu bifatika. Mana ndakwinginze. Ese Bijou nibyo koko ibiri kukuvugwaho? Ibishaka mvugaho ibintu byinshi nibi widuhaye Clementine urakoze ishiri vuga ngo bagiye kandi mbwira chapitre mugezeho kugaragara. Mbwira chapitre mugiza ako Tita ejo bundi biyandagaza uvuga ngo impamvu ntagaragara ngo ntwitinda y'amezi 7. Oya navuze ngo impanga. Ngo impanga ariko ntabwo ari amezi 7 na amezi 4. Ako Tita ni ukuri ngo ndatwite pe. None se ninde wayigute nako bigutwaye iki? Uziko none banyandikiye ngo shangu yewe ngo Imana rwisikomeze bari nawe muri urwo rugendo we ko Imana rwo kugira impanga. Tita warabivuze koko? Narabivuze. Igitangaje ni ukuba narabivuze cyangwa ahubwo igitangaje ni ukuba ari byo. None se Tony ko mwakomeje kumubona ha mwigeze mumubona kuri video? Tony nawe yarabyaye ejo bundi. Tony uhe yabyaranye n'umutipe wo muri Eritrea. Ni Eritrea cyangwa? Ariko kubyara ni umugisha. Isha ni umugisha pe. Ngiye n'impamvu iteka ryose iyo ndi gusenga n'abantu babuze urubyaro mbasengera mbamaraho umwanya munini mbasengera kuko mu buzima. Bijou hari n'andi makuru ari kukuvugwaho. Yayahe bamarira abantu barize kubera Grace Room ugiye kuyabahoza winjire mu byo kuvuga ubutumwa. Kandi ngo hari n'amakuru avuga ko nguriya ngo uvugira mu ndimi ngo mwijwi riranguruye. Baya hari umuntu wambwiye ngo Bijou ngo arasenga ngo akarira. Nese gusegukana ari igitangaza. Nyine urafashwa cyane. Mbabwira byambayeho. Hari ahantu nari nagiye gusenga nyine ni kuri church ariko ntabwo ari kuri church nagiye gusengera. None ndi gusenga ndasenga sinzi ukuntu nafunguye amaso mbona abantu bose barandeba ndi gusenga bakomana bafite abadayimoni. Umuntu aza gusenga akareba umuntu nkaho yagasengeye ibyiwe akakomeza areba umuntu kunasenga. Nyine uri umusitari bakureba bibashimishije gukureba. Bari kureba nuko abantu ibintu byabo biguruka bamo barareba abandi. Umusitari bagenda bari kundeba. Tita ngiye pasi ngo azanyinishe. Atavuga ngo aha muri make arambwetse wowe uracyariho wowe byagukisha ngo bigende. Uziyo aha impamvu nyivuze mitse mvuga aha nge saba star se nabona amafaranga yo kubahemba. Yego amafaranga ndo yakubwiye. Nese wakinira ubuntu. Ninde ari kubwiye amafaranga? Nese wakinira ubuntu. Mwijama mvuze ndavuga mu mahani wazankinishije. Muri filime yawe. Muri filime yawe ijambo amafaranga nyenda rivuze. Nuko nzi ko abastari badakinira ubuntu. Ese ndakwa nyinde umusitari. Uriwe Juri iki kumbona ubushaka kwikura ku busitari. Ariko sheka mabwira rye Imana izongera ikantunga inkoni. Akanga ati mwana Bijou wacu turamukunda. Mama hani si yanze kunyinisha nyigiciriritse. Nzagukenera tutakivuga utakindeba be na gato. Ego uri kuntuma abantu. Nzaza kukwishakira ko wambye hano utuye. Nzavuga mana Mama hani ngumva nzabana nagusuye. Ubundi ngati Mama hani ko nakubwiye azajya akoresha ko nakubwiye ngo unyinishe ntaragira management. Ubu ngubu bikaba ari uguca muri management. Azajya akoresha agafoto muzifotoza.